Hey guys, Gain Focus Rwanda nanone turagarutse ibihe byiza kuri mwebwe mwakanze subscribe kuri channel yacu, bambashimira cyane abakanda like ndetse n'abaduha comment, mwese ndabashimiye cyane aho muri hose rwose mugumye mugubwe neza. Uyu munsi turagarutse rero, uyu munsi ntago noneho ari documentaire ahubwo uyu munsi ni kiganiro, ni ibintu tugiye kuba turebera hamwe kugira ngo tubashe kuba twagira byinshi dusobanukirwa cyane cyane muri music industry y'u Rwanda. Mumaze iminsi cyangwa se ni saga nini cyane yagiye ibaho mu bihe bitandukanye, cyane cyane abavuga ngo bari muri team B, team What, ubwo nyine ndavuga nyine abafana Bruce Melody, abafana umuhanzi The Ben, ukabona nyine harimo beef, bamwe bavuga ati uyu ni urenze, uno no legend, uyu ibintu nk'ibyo nyine. Ni saga ndende cyane yabayeho rwose, bikomeza guteza impagarara muri showbiz nyarwanda. Rero nka Gain Focus Rwanda, kugira ngo natwe tugire icyo twakora kuri icyo kintu cyangwa se icyo twababwira abakunzi bacu cyangwa se abanyarwandakazi namwe bakunzi b'umuziki nyarwanda, ni iki twababwira tubazaniye. Ni ukuvuga ngo twarebye turavuga tuti ubundi aho kugira ngo abantu bakomeze baburana ubusa, ntabwo twakereka imibare, dore ko imibare iba yivugira kurusha ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ibikorwa nibyo byonyine bivuga kurusha amagambo. Natwe rero twatekereje turavuga tuti reka dukore imibare, dukore igereranya hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben, ubundi tuze tubabwira ngo umuhanzi ukomeye n'uyu nguyu, ibindi byose ni amagambo, bitewe nuko imibare ubundi igenda igaragaza ibintu byose hatarimo kubera cyangwa se hatarimo amarangamutima y'uwari we wese. Ubundi tuzi ko The Ben yaje mbere ya Bruce Melody, Bruce Melody aza nyuma ye, nubwo hatari haciye igihe kinini cyane, ariko umuhanzi twavuga legend nyine umaze igihe ufite ibigwi byinshi cyane ni The Ben nyine, murabizi cyangwa se abakurikirana showbiz nyarwanda n'umuziki nyarwanda muri rusange murabizi. Ariko hano tugiye kuva muri ibyo legend, muri ibyo byo kuvuga ngo igihe yamaze, turebe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano tugiye gukomparinga cyangwa se kugereranya social media z'aba bagabo, kubera ko social media niho turebera umustar, niho turebera ko umuntu kuko akunzwe, k'abantu bamukunda bamukurikira, cyangwa se niho naho turebera ko kuko hari umukozi ukora kuko ibikorwa byinshi kandi byiza. Ibi byose bigenda bigaragarira nyine mu social medias yabo bahanzi cyangwa se yabo bastari. Tugiye rero kureba social medias enye. Izo social medias ni Instagram, turareba kuri Twitter cyangwa se X, niturangiza turebe no kuri Facebook, turaza no kwita dusoreza kuri YouTube, maze turebe ngo se izo social medias enye umustari cyangwa se umunyabigwi koko noneho waba ufite ipeti, tukavuga ati uyu tumugize umuhanzi wa mbere mu Rwanda hagati y'aba bahanzi yabarinde. Turagendera ku mibare. Nko kuri Instagram turareba aba post umuhanzi yashyizeho, kuko ubundi post ziba zigaragaza nyine ko uningaginga n'abafana bawe cyangwa se ukora cyane, reka mbivuge gutyo. Turaza kureba post, followers ndetse yego tuze kureba post na followers gusa kuri Instagram ndetse no kuri Twitter. Ni ibyo n'ubundi turaza kureba followers kuri X nyine cyangwa se Twitter, turaza kureba aba followers. Ntabwo nabashije kubona post bitewe nuko X nyine itanyeretse neza post z'umuntu cyangwa se post zabo bahanzi, ariko turaza kureba aba followers. Ndetse turaza no kureba kuri Facebook, naho turareba followers, ndetse turaza no kureba YouTube rero ho turaza kureba ibintu bitandukanye. Turaza kureba subscribers cyambere n'umubare wa videos ubwo umuhanzi afite kuri YouTube ye. Turaza kureba nanone na popular music cyangwa se igihangano cyakunzwe cyane cyangwa se cyamamaye cyane kurusha ibindi. Noneho tuze kureba na latest
ubwo ni igihangano giherutse, igihangano umuhanzi aheruka gusohora cyangwa se aheruka gukora. Ibyo byose ngiye kubinyuramo mbabwira imibare, nawe niba ufite ikayi n'ikaramu cyangwa se ufite ahantu wanotinga andika kugira ngo turebe uza kugira amanota menshi, maze tuze kuvuga tuti uyu niwe muhanzi rwose w'icyamamare, niwe muhanzi ukomeye cyane mu Rwanda. Ibyo bya team A team B biveho byose, amagambo ashira ivuga, ibikorwa ari byo byivugira. Reka twite duhera kuri Instagram nta gutinda nta kwizirimba mu magambo. Instagram umuhanzi Bruce Melody afite post 1849, no kuvuga ngo ni post ashyiraho, ni ibintu bikorwa bya buri munsi, post runaka utuririza agenda akora akahita postinga. Ibyo bigenda bigaragaza nyine ibikorwa umuhanzi agenda akora, uburyo interactinga n'abafana mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihe The Ben afite post 1237. Reka nsubiremo post reka mbivugire hamwe, followers na post. Bruce Melody afite post 1849 akagira aba followers 1,100,000 bose. Mu gihe The Ben afite post 1237 akagira aba followers 904. Ako kantu kanoting. Bruce Melody ararusha The Ben post, akanamurusha followers kuri social media. Ubwo aha hambere kuri kuri Instagram, sorry, nuvuga ngo kuri Instagram The Ben Bruce Melody araruta cyangwa se ararusha The Ben. Yego munotinga aho hantu, nuvuga ngo inota rimwe rya Bruce Melody kubusa bwa The Ben. Okay, tujye kuri X cyangwa se Twitter. Hano uno muhanzi Bruce Melody afite aba followers 115 n'aba followers 300. Ubwo harimo point 3, wenda hari abandi barengaho, ubwo niyo mpamvu vuze nti n'aba followers 300, 115 n'aba followers 300. Mu gihe The Ben afite 39 n'aba followers 200. Ubwo ni 39.2. Ubwo nyine wenda ni 200 barenga. Hano birahita bigaragaza ko Bruce Melody akubye aba followers kuri X cyangwa kuri Twitter hafi inshuro 3 zose. Ni inshuro 3, aramukubye inshuro 3 zose. Ibi biragaragara ko abantu bakunda ibikorwa kuri X ya Bruce Melody ari benshi cyane kurusha abakunda ibikorwa bya The Ben, kuko imibare irabigaragaza. Hano naho Bruce Melody yegukanye inota rimwe rya Bruce Melody kuri 0 ya The Ben. Okay, tuve kuri X twite tujya kuri Facebook. Bruce Melody afite Facebook page ya Bruce Melody ikurikirwa n'abantu 375. Mu gihe Facebook page ya The Ben ikurikirwa n'abantu 680. Hano The Ben ahise yanikira hafi inshuro 2 Bruce Melody kuba followers za Facebook page yabo. Hano nkuko nabivuze ngo imibare irivugira, hano ni inota rimwe rya The Ben kubusa bwa Bruce Melody, kuko tubonye ko kuri Facebook The Ben kabisa kubita inshuro Bruce Melody. Tugiye kuri YouTube. Okay, YouTube hano hanagize confusion kuri videos za The Ben kuri YouTube ye nabonye, cyeka niba hari indi wenda atariyo narebyeho, ariko YouTube ya The Ben iraho indirimbo ziri recent nka Zani Forever n'izindi, ifite videos 15. ari nayo mpamvu nagize confusion, nibaza ntise The Ben igihe yakoreye cyose yaba ari indirimbo 15. Nitavuga ati wenda hari izo basibye kuri iyo YouTube, cyangwa wenda YouTube bayikoze nyuma yaho, cyangwa se wenda bakoze indi YouTube kabashobora kuba afite wenda YouTube ebyiri, ntago mbizi. Ariko reka turebere ku ba subscribers. Bruce Melody afite aba subscribers 668.
birengaho we, akagira videos 139 kuri YouTube. Hanyuma The Ben akagira subscribers 319, akagira videos kuri YouTube 15. Ariyo mpamvu nyine aho nahagize akabazo, ntago nzi impamvu. Ariko biragaragara ko Bruce Melody arusha subscribers hafi inshuro ebyiri The Ben. Reka tuze wenda icyo cya subscribers na videos tube tukirengagize, kuko hano harimo confusion y'izi videos 15 bigaragaza wenda ko YouTube yaba yarakozwe nyuma cyangwa hari indi mpamvu ishobora gutuma harimo confusion. Reka tuhave tushake ahandi turi bukure amanota. Tujye kuri popular videos. Hano naje kubona videos zingana igihe, nuvuga ngo nabonye video ya Catherine ya Bruce Melody imaze imyaka 4 ndetse inganya igihe n'indirimbo ya The Ben yitwa Vasi, nayo imaze imyaka 4. Maze izo ndirimbo zombi kuri abo bombi nizo ziri popular videos kuri YouTube channel zabo. Zose zimaze imyaka 4 igihe barakinganya. Ariko reka turebe views. Ino Catherine ya Bruce Melody mu myaka 4 gusa ifite views 10 miliyoni 13 zose. Mu gihe ino ndirimbo bita Vasi ya The Ben muri iyo myaka 4 ifite miliyoni 6 n'ibihumbi 300, ubwo ni 6.3M views. Hano biragaragara ko Bruce Melody nanone indirimbo yiri popular ikubye hafi ikubye inshuro ebyiri indirimbo ya The Ben iri popular, kandi baranganya igihe ni mu myaka 4 bose. Ibyo bintu biri kuita bigaragaza ko hano Bruce Melody nanone ari inota 1-0 The Ben. None reka duteranye amanota yose. Kuri Instagram Bruce Melody yahize The Ben nota 1. Kuri X Bruce Melody arongera higa The Ben manota 2 kuri 0 ya The Ben. Tuje kuri Facebook tubona Bruce Melody ararushwa cyangwa se The Ben ararusha followers Bruce Melody, ubwo inota 1 kuri 0, ubwo tufite 1 kuri 2, ubwo 1 ya The Ben kuri 2 ya Bruce Melody. Tugiye kuri YouTube channel ye, kuri YouTube channel Bruce Melody aranikira inshuro nyinshi cyangwa se aranikira ama views na subscribers The Ben, ubwo ni nota 1 kuri 0, ubwo ni amanota 3 kuri 1 ya The Ben. Imibare rivugira kandi muri kugenda mubibona nanabibereka kuri video kugira ngo mutagira ngo ni ibintu mpombye wenda nanjye ngo hari uruhande mbogamiyeho ngo team what. No, hano tubonye ko Bruce Melody afite amanota 3 kuri 1 ya The Ben, tugendeye kuri metrics zacu dukoze. Hano biragaragaza ko nta gushidikanya Bruce Melody ari umukozi kurusha The Ben. Ntabwo mwambwira muti abanyarwanda dukunda The Ben cyane wenda kurusha Bruce Melody, kandi mutabigaragaza kuri social media zabo, mutareba indirimbo zabo, mutalikinga, mutagira gute. Ibi biragaragara ko abantu benshi mu Rwanda, wenda ashobora kuba atari no mu Rwanda gusa kuko bano bahanzi bamaze kuba international, wenda sanga na benshi baba ari abo hanze simbizi, ariko ikigaragara cyo Bruce Melody niwe Gain Focus Rwanda ihaye igikombe cy'umuhanzi urenze imbere ya The Ben. Gain Focus Rwanda, niba ukunda ibintu tubagezaho kanda subscribe, duhe comment ku bintu dushobora kuzaganiraho muri content y'ubutaha, niwibagirwe gukanda like, share, bega ikintu cyose wumva ushoboye rwose ugikore. Ciao naho ubutaha. Gain Focus Rwanda tubagezaho ibintu bitandukanye, ibiganiro, documentaire, ibintu byinshi bishobora kugufasha nyine, yaba iby'ubwenge bituma ari ubwenge wunguka, yaba ari entertainment ituma uruhuka mu mutwe, bega ikintu cyose gishobora gutuma focus ku bintu uri gukora niguma nyine imeze neza, ugakora akazi kawe neza, ugakora ibikorwa byawe neza, tuzajya tubikugezaho kugira ngo bigufashe mu buryo runaka. Ciao naho ubutaha.